ndi impunzi yahunze u Rwanda rwenda kumitana. U Rwanda nahunze leta y'u Rwanda igiye kumitana. U Rwanda rwaramisha rwarambyaye ningo byimetse manira rwo. Gihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho urwo n'u Rwanda rwanjye. Mwiriwe neza. Aya magambo ya Sergeant Robert ashoboye kuba hari impinduka zigiye kuba hagati ye na Perezida Paul Kagame. Mbere yuko dutangira ikiganiro ndagira ngo umanze wumve amagambo cyangwa se ubutumwa Sergeant Robert yageneye Perezida Paul Kagame cyangwa se igihugu cyose muri rusange. Reka dutangire gutya. N'abazungu barabatinya. N'abazungu basigaye batinya iriya leta. Bari n'abatipe bajya. We banzu urebe none cya kigogi ngo negasuku. Cyo kijya muri Nigeria kurogesha. Kikagaruka kikaroga rib igajunjama. Mu magambo Sergeant Robert yavuze arimo kuba yakomeretsa abaturage cyangwa se muri rusange igihugu cyose ndetse n'umukuru w'igihugu. Ibi byatumye Sergeant Robert atangira gukoreraho ubushakashatsi ndetse n'uko yemera ko ari mu gihugu cy'Ubugande. Yewe anavuga yuko kuba u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zitaramusanzeho ngo zimufate atari uko bamubuze. Rimwe ati ngewe ndasaba imbabazi, ubundi ati leta y'u Rwanda ni umubyeyi, ubundi ngo baratwiciye. Ibi bintu reka mutumanze twumve ukuri, turagaruka mu kanya. Njye reka ngubwize ukuri. Nubwo bari abatipe bishe data, bari bapfuye ibyabo. Singiye kuzahorera data simfite n'ubushobozi byararenze. Baramwishe Kabera Bosco yishwe na bene wabo babanjije mu rugamba bica data Kabera Bosco aho mwamwikiye murahazi Matimba. Uwari suspect umwe yaranapfuye Colonel. None abahari basigaye ari bangahe banze kuvuga hari no bari wambwiye ngo tukiri mu gihugu ati jewe papa we akimara gupfa nzaho bamushyinguye hagati ya Matimba na zina ry'abanyarwanda kuko ndi umunyarwanda ndasaba imbabazi. Nuko dushaje ikiganiro hano ni kuri Fura Official. Turabasaba kanda subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho ujye uyabonera ku gihe. Ciao, turabakunda.